Ibi bintu birindwi uko mbivuze niwibonaho kimwe muri ibi bintu birindwi cyangwa se ukibonaho bibiri cyangwa bitatu, bishobora gutuma ubuzima bwawe butagenda neza. Ugasenga ariko ukabona ubuzima bwawe ntibugenda neza, ugasenga ariko ukabona ubuzima bwawe ntibugira aho buva, ntibugira ahandi hantu bugera. Niyo mpamvu mubwira ngo muri ibi bihe by'amasengesho ndimo shaka gusengana nawe. Niwumva ukeneye ko dusengana, ndahari kugira ngo dusengane Imana. Iteka hari ibintu biba ku buzima bwawe ntusobanukirwe ngo kubera iki. Ugasanga urakora ntibigende, ugasanga urarambagizwa ntibyemere, ugasanga urasaba akazi ntukabone, ugasanga urashatse urubyaro rurabuze. Hari imyuka ibigenda kuri ibyo bintu ituma ibyo bintu bitemera, kandi nyamara ukabusenga. Nta kindi cyazanye Satani uretse kwica no kwiba no kurimbura. Rero ukeneye Yesu ashimwe. Reka ngusuhuze nkwifurize amahoro y'Imana. Habwa umugisha n'Imana. Ni Profete Emma ugusuhuza mu izina rya Yesu Kristo umwami w'amahoro. Yego, ndaje mu isaha yo kubohoka. Iyi ni isaha yo kubohoka, ubwo tuganira ku mbaraga ziboha ubuzima bw'umuntu zikamubuza kugera ku mugisha wiwe. Uyu munsi tugiye kuganira ibintu bigera kuri birindwi bikuboha bikakugaragaraho, wabyibonaho ukamenya ko hari imbaraga zikuboshye, hari imbaraga zikuziritse zatumye utabona umugisha wawe. Ibi bintu uko ari birindwi nubyibonaho umenye yuko ukeneye gusenga, witonde cyane. Ndetse ni n'ibimenyetso bigaragaza yuko bakuroga, bikagaragaza yuko nubwo usenga impamvu utagera ku mugisha wawe, impamvu utagera ku butsinzi bwawe, barakuroga. Ibyo ni ibimenyetso biba bigaragaza ko bakuroga. Buriya hari abantu benshi basenga, gusenga ni byiza, kandi gusenga cyane cyane iyo usenga unakiranuka biba ari byiza kurusha. Buriya umuvumo wa mbere ubaho ni uwo gusenga umuntu adakiranuka. Buriya udakiranuka ntubasha kugera ku mugisha wawe. Ariko ndagira ngo mvugane nawe, hari ibintu bituma umugisha w'Imana utagera ku buzima bwawe. Ibyo bintu rero nibyo tugiye kuganira. Ndavuga ibintu bigera kuri birindwi. Ibyo bintu nubyimenya, nubyibonaho ukabona bijya bikubaho, uraba ukeneye gusengerwa Imana, uraba ukeneye kubana n'umuhanuzi w'Imana, tugasengana Imana. Ibi bintu nubyibonaho, Imana y'amahoro itugirire neza. Ni ibintu birindwi tugiye kuganira, bimenyetso birindwi bigaragaza yuko uboshye nta hantu wagera. Ukeneye deliverance, ukeneye gusengerwa, ukeneye kubohorwa. Imana itugirire neza. Ikintu cya mbere uzibonaho ukamenya yuko uboshye, hari imbaraga z'abadayimoni zikuboshye. Akenshi hari umuntu ukunda kuryama, ibi bintu bikakubaho kenshi, bikaba mu buzima bwawe, bikakubaho. Ari n'abantu bibaho bikakubaho uryamye, iteka ugakunda kubona amasura y'abantu bapfuye, amasura y'abantu bapfuye kera, ukagenda uyabona, ukabona urimo urasangira n'umuntu kandi urabizi ko yapfuye, urimo uragendana n'umuntu urabizi ko yapfuye. Ndetse hari n'umuntu ugenda mu nzira akabona umuntu wapfuye, akamubona gutya mu bitekerezo byiwe, waba urimo ugenda ukabona umuntu wapfuye. Ibyo bintu akenshi iyo biba ku buzima bwawe ntabwo ari ikimenyetso cyiza ku buzima bw'umuntu usenga. Akenshi burya abantu bapfuye, iyo umuntu apfuye ubundi ibye biba birangiye, imirimo ye ya hano ku isi ibirangiye. Icyongera kumugarura rero mu buzima bw'abantu hano ku isi, ikimugarura agaruka kenshi, agaruka ari umuzimu. Icyo gihe rero iyo umurota musangira, icyo gihe ukamurota mugendana, hari n'abarota baryamana n'abantu kandi ukaryamana n'umuntu wapfuye. Ni ukuvuga ngo nubwo usenga ariko uraboshye, ukeneye kubohorwa. Ni ukuvuga ngo ukaryama kandi wajya kurota deni, ukarota uri kubona uryambonye n'umuntu wapfuye, muri gusambana, muri gukora imibonano, kandi uwo muntu yarapfuye. Ni ukuri uraboshye, uriho imbaraga z'abadayimoni zikuboshye kandi nini. Ukeneye gusengerwa Imana, ukeneye kubana n'umuhanuzi w'Imana akagusengera Imana y'amahoro itugirire neza. Ukeneye deliverance kugira ngo ubohoke, ukurweho iyo migozi.
hari undi muntu, undi mwuka wa kabiri ukunda kuboha abantu batajya batera imbere mu buzima bwabo. Ugasanga hari iminyururu ihora ikuboshye ituma hari ahantu utagera. Urakora ariko ntujya, hari ahantu utarenga, hari ubuzima dayimoni aba yaraguciriye umurongo ntarengwa. Ugasanga iteka urakora ariko hari ahantu ugera ugasanga ni ku rukuta, ubuzima bwawe bukongera bugasubira inyuma. Ni ukuvuga ngo ubaho mu buzima bwo kwizengurukaho. Ugasanga urakora ariko hari akazi ubona utarenza uwo mushahara. Mu buzima bwawe hari amafaranga ubona utayarenza. Iteka iyo ayo mafaranga ageze haza ikintu kiyatwara, haza ikintu kigusubiza inyuma. Iyo hataje ikintu kigusubiza inyuma bakwirukana mu kazi. Iyo hataje ikintu batakwirukanye mu kazi, abantu mu rugo urarwara cyangwa se ukarwaza abana bigatuma ubajyana kwa muganga. Icyo gihe ni umwuka w'akazitiro Satani yakuboheyemo. Ukuvuga ngo uri hagati mu kazitiro, Satani hari ahantu yakuboheye. Ntabwo ashaka yuko aho hantu hava, ntabwo ashaka yuko aho hantu hari wahaguruka. Imana y'amahoro itugirire neza. Rero ukeneye gusengerwa Imana cyane, ukeneye kuba bugufi bw'Imana, tukagusengera Imana. Ukeneye akanwa k'uwasizwe. Buriya abahanuzi mu buzima bw'abantu akenshi nuko mutajya mubasha wenda gusobanukirwa ngo umenye ni akahe kamaro k'umutambyi mu buzima bwanjye. Imana y'amahoro itugirire neza. Wenda nako nzakasobanura, ariko uyu munsi ndashaka kuvuga ibyo bintu birindwi. Hari undi muntu wa gatatu ukunda gupfusha ubukwe. Ikintu cyawe iyo ugiye gukoresha ubukwe ukabona igihe kiregereje, ukabona ni ibintu kandi byisubiramo. Ugasanga uyu mwaka byarabaye, n'ushize byarabaye, guhera muri 2000 ugasanga umajije gukundana n'abasore batagira umubare, cyangwa se gukundana n'abakobwa batagira umubare, ndetse kenshi mutandukana atari wowe ubigizemo uruhare. Bo barakwanga, barifata bakakubwira bati tubivuyemo, bakifata bakakubwira bati ntabwo bizakunda. Yemwe hari n'abakuzanira invitation kandi mugikundana. Ugasanga akenshi hari n'ibyapfuye baramaze gufata irembo, hari n'ibyapfuye baramaze gutanga inkwano, ndetse hari n'ubu tuvugana hari bagiye bapfusha ubukwe bugapfira nko mu murenge. Akenshi haba hari imbaraga z'abadayimoni zitari kugaragara. Ikimenyetso kikubwira ko haba hari imbaraga z'abadayimoni, akenshi umuntu ukunda kubona bino bintu uzasanga mu buzima bwa buri munsi hari imbaraga ujya ukunda kubona. Iyo uryamye mu bicuku bya nijoro hari imyuka igutera, ugasanga urimo urasambana n'ibintu utazi. Ugasanga hari imyuka ikugenda, urarota ibintu biteye ubwoba cyane, ukabona ibintu bikumanukana mu rwobo. N'ikimenyetso simusiga cyuko hari ahantu wabohewe, hari ahantu wazirikiwe. Ukeneye gusengerwa Imana. Ntabwo igisubizo ari ukujya mu bapfumu, igisubizo ntabwo ari ukujya gushakisha. Ukeneye akanwa k'uwasizwe, ndetse ukeneye deliverance, ugasengerwa by'imbaraga kandi byimbitse. Imana y'amahoro itugirire neza. Ikintu cya kane kigaragaza yuko uboshye mu buzima bwawe, iki kintu cya kane ndagira ngo ucyumve kandi witonze. Iki kintu cya kane cyumve witonze muri ubu buryo. Iki kintu akenshi ukunze kubona mu buzima bwawe, ukabona ugiye uraryama, wamara kuryama ukagira ikintu cy'umwuka. Ari umuntu ugira umwuka w'ubusambanyi, ikintu cy'umwuka w'ubusambanyi cyakubayeho akarande, ikintu cy'umwuka w'ubusambanyi cyakubayeho akarande. Nawe ubwawe ntabwo uzi uko bigenda, ntuzi ukuntu bimera. Iteka wisanga uri muri ibyo bintu, ukisanga ubirimo. Waba uri umusore ukisanga neza ubuzima bwawe nta na gahunda wari ufite, ariko ukisanga urimo urasambana. Icyo gihe hari abarimo basambana babikora bisanzwe, basanga wo kamwe n'umwuka wo gusambana, aho utambutse hose urasambana, ndetse rimwe na rimwe ukumva wabyisanzemo cyangwa se wabyibonyemo. Hari imbaraga zikuboshye, hari imyuka y'ubusambanyi kugendaho igutsikamira, ikunaniza. Icyo gihe naho wasenga inshuro 1000 ntabwo ushobora kubona mu maso y'Imana, kubera yuko ubuzima bukora ibyaha. Akenshi iyo abadayimoni bagukoresha ibyaha batuma Imana ijya kure yawe. Ni ukuvuga ngo uragenda, ariko ukagenda uri kure y'Imana, ukagenda utari hafi y'Imana. Ugasanga neza uragenda urasenga, ariko nubwo usenga ugasenga ikibikubwira kuboshye. Ibaza ukuntu
uva mu rusengero waririmbaga neza, abantu bafashijwe, udirija neza, wantona neza, ariko wavayo uwo munsi ugasambana. Wibaza ute kuva mu masengesho y'iminsi 3 uyarangije wariyirije, inzara yarakuriye, ariko wayavamo ugahita usambana? Ya mavuta yose wiyiririje ugahita uyamena mu minota itarenze 5, mu masegonda makeya cyane, ya mavuta ukayamena. Rero uraboshye, ukeneye gusengerwa Imana, ukeneye gusengerwa Imana, ukeneye kuba bugufi bw'umuhanuzi w'Imana tukagusengera Imana. Ibyo bintu niba bikuriho ukeneye gusengerwa Imana, ni ukuri uraza gufata iyo nimero ubona kuri screen yawe, uvuga uti mukozi w'Imana ndashaka unsengera Imana. Ibyo bintu niba bikuriho ukajya ubyibonaho, izo mbaraga niba uzibonaho, ukeneye gusengerwa Imana. Uraboshye, hari ibintu bikuboshye, hari ibintu bikuziritse, warasenze, waragerageje, byanze kukuvaho, ariko ukeneye gusengerwa Imana. Ni deliverance ukeneye, nta kindi. Twagiye n'icya 5. Imana y'amahoro itugirire neza, izina ry'Uwiteka nirishimwe. Hari abantu babaswe n'umwuka wo kunywa inzoga, ugasanga neza yabaswe n'ikintu cy'umwuka wo kunywa inzoga. Uyu mwuka wo kunywa inzoga warakubase, unywa inzoga nawe ku kigero nawe utazi, waragerageje gushaka uburyo wava ku nzoga, waragerageje, kandi uyu mwuka w'inzoga ujyana n'umwuka w'itabi, ugasanga neza ni umwuka umwe, ukagerageza ukarwana nabyo, ukagira gute, ariko ibyo bintu bikanga. Ukeneye gusengerwa Imana, ukeneye gusengerwa Imana, ukeneye akanwa k'uwasizwe, ukeneye akanwa k'umutambyi, kugira ngo tugusengere Imana ibohora ubuzima bwawe. Uwiteka kugirire neza, Uwiteka kurengere, kandi Uwiteka akurwanirire. Undi ikindi kintu cya 6, ari umuntu ugerageza gusenga, ariko buri uko ugiye guterura gusenga wumva ikintu cy'ubwoba muri wowe, ndetse rimwe na rimwe ukumva ari nk'ikintu wikoreye ku bitugu byawe, icyo kintu kikagutsikamira, icyo kintu kikakwicarira, ku buryo buri uko uteruye gusenga wumva isengesho ritazamuka, wumva neza ari ikintu kikwicariye. Ndetse rimwe na rimwe n'iyo uryamye uba wumva agatuza kawe karemerewe, nk'aho hari ibintu bateretseho, ukumva umutwe wawe uraremereye. Rero n'igihe ugenda urimo uragenda mu nzira, ukumva umutwe wawe hari nk'ibintu wikoreye, wajya kureba kandi ugasanga ntiwikoreye, uri free, ariko wajya ukumva hari ibintu wikoreye. N'imbaraga z'abadayimoni. Nawe ukeneye gusengerwa Imana, ukeneye gusengerwa Imana, Imana ikakugirira neza. Izina ry'Uwiteka nirishimwe, izina ry'Uwiteka nirishyirwe hejuru. Icya 7 ni abantu bakunda kugira icyangiro kikaba ku buzima bw'umuntu, kikakubaho neza, ugasanga ibintu byose urabikora, ariko ugira icyangiro. Mu kazi iyo ugiye gusaba akazi ujyana n'abandi bakakabona, we bakakurobanura, ugasigara bakakubwira ngo ntukabonye. Ikindi, mu kazi waba urimo urakora, abantu mukorana nta muntu n'umwe ugukunda, nta muntu ukwemera, nta muntu n'umwe ukwiyumvamo. Ibintu byose ugerageza gukora abantu barakureba, mbega nta n'umuntu n'umwe uba ushaka kukwegera, nta n'umuntu n'umwe uba ushaka kuza aho uri. Rero ni umwuka w'icyangiro, ukeneye gusengerwa Imana, ukeneye gusengerwa Imana ukabohorwa mu izina rya Yesu. Ukeneye kuba bugufi bw'Imana, tukakwingingira Imana, Imana ikabohora ubuzima bwawe. Izina ry'Uwiteka nirishimwe. Ugasanga iyo bagiye kugabanya abakozi niwe bagabanya, ugasanga iteka iyo abandi bahabwa poromosiyo mu kazi we nta ujya ubona, babandi bahabwa misiyo zijya hanze we nta ujya ujya. Mbega ibyawe byose bihora ari ibibazo, ibyawe byose ntibikunda, ntibyemera. Ugira icyangiro nawe utazi ahantu kiva, urakora ugakora neza kugira bakubwire ngo wakoze, ahubwo ukumva barimo baragushihura, ukumva barimo barakubwira nabi, ukumva barimo baragutuka, mbega nawe ukibaza ahantu biva bikagucanga. Ukeneye gusengerwa Imana, ni umwuka w'icyangiro, ni umwanda shetani yagusize. Ukeneye gusengerwa Imana. Hari igihe Satani agusiga umwanda, akagusiga amabyi pe, akakwangisha abandi bantu. Umuntu wese muhuye akakwanga, umuntu wese muhuye ntakwemere, umuntu wese muhuye ntakwiyumvemo, nta kintu mutwaye, nta kintu mugize, ariko abantu bakakwanga pe, abantu bakakwanga kuko Satani yagusize icyangiro. Uri mu gihe cyo kutemerwa, uri mu gihe cyo kudakundwa. Niyo mpamvu ukeneye akanwa k'uwasizwe, niyo mpamvu ukeneye akanwa k'umutambyi. Ukeneye gusengerwa Imana kugira ngo Imana ikore ibikomeye ku buzima bwawe. Nibi bintu 7 rero nashaka kugusangiza, nkubwire ngo ukeneye gusengerwa Imana. Ibi bintu rero iyo biri ku buzima bw'umuntu hari uburyo bimuvaho. Ibi bintu kugira ngo bive ku buzima bwawe
icya mbere ni ukuba warakijijwe, gutera intambwe yo gukizwa, kuko akenshi hari igihe ukizwa ariko ukarwana n'icyaha runaka kikakunanira, kikanga pe, kikanga ukarwana nacyo ukabona nticyemera, ukarwana nacyo ukabona ntikikuvaho. Niyo mpamvu ukeneye gusengerwa Imana, ukeneye gusengerwa Imana, ukeneye kuba bugufi bw'Imana. Icya kabiri, kugira umutambyi, kugira umuhanuzi musengana. Rero ndashaka gusengana n'umuntu, wiba wiyumvishijeho bino bintu, mpamagara kuri izo nimero uri bubone kuri screen yawe, dusengane Imana, dufatanye gusenga. Ndi mu bihe byo gusenga, ndi mu bihe by'amasengesho. Uwo mpamagare kuri izo nimero ubona kuri screen yawe, dufatanye gusenga Imana. Izina ry'Uwiteka nirishimwe. Umpamagare kuri izo nimero, dufatanye gusenga Imana, kandi nzi neza ko Imana iri bukubohore kandi iri bukugirire neza. Reka nkubwire ngo uhabwe umugisha n'Imana. Ibiganiro byacu byo nakagaruka. Iyi ni Prophete Emma. Imana y'amahoro iguha umugisha. Shalom, shalom.